natewe nda nkiri mutoya n'imyenda y'umwana nayo kandi ndigeze mu mezi 6. Yego. Watewe inda ufite imyaka ingahe? 16. Inda waguteye inda? Papa n'umugome. Namwubahaga namufataga nk'umubyeyi wanje. Papa arazaza kunyirebera nijoro kuko njye nari nzi ko ari no muri buraga ari no kwikinira. Kuko papa yagucuruje ku nzoga yaragutangaga bakamugurira inzoga. Bamaga injerekani yuzuye agashyira mu nzu. Bamaga injerekani yuzuye inge y'ugwagwa. Yego. Akajya nko gake gake yashira akongera akaza. Ati mumereze indi nzoga cyangwa umukobwa wanjye mutware. Yego. Maze kugira imyaka 10 mbwira papa ati rero ntago wajya wari uncuruza gutya. Azana abagabo 2 baraharana. Iryo joro nta kintu kigeze kiba. Bukiye mu gitondo ambwira ati ntago nzajya nzana abagabo ngo bagendera aho ngaho kandi nawe uhari. Ngata abagabo 2 nzanye ugiye gukorana n'umwe musambane. Aranga bakaba tangira kunyoga amabere. Arangije arambwira ati ibyo nshaka se ntago byumva nshaka ibintu. Ndambwira ati ntabyo nkora. Warabikora no kugahato kuko ni nawe bwa mbere twari duhuye n'umusore. Icyo gihe wari isugi? Yego. Yazanaga abagabo 2 kandi njye nibanyishyure akaba ariho bishyura. Ntago nabaga nzi ngo bamwishyuye angahe. We nukuza ambwira ati kwana n'uyu mugabo kugira ubona urara. Akimara kumenya ko nwite yanzaniye imiti. Arambwira ati ngwino miti. Ati no waneye. Ikijyangizo aryamanye n'abagabo nk'abangana? Ni nk'abagabo 10 kuko muri icyo gihe. Njye ntago naba mbaza amasura. Ntago nabamenye. Bazaga ninjoro. Saa 11 bakigendera. Kandi baransigaga njyane. Ntatara mwagiraga saho mwabaga? Hari icyumba kimwe kitabagamo itara icyumba cyanjye natara ryabagamo. Kuko ngo umubano wose mwaryamanye nta n'umuzisura. Nta n'umwe nzi. Kuko yaranankubitaga. Papa wawe? Yaranankubitaga. Kandi icyo gihe mutari muri kumwe? Njye ikintu umushinja ni ukuntu yanyiciye ubuzima kandi nari mbukunze. Ndasaba abantu bandeba kumfasha. Yego. Bafasha abana bo ku muhanda bose bakamfasha. Cyane cyane Asiya mugore w'inzahuke. Umugore wa Pastor Tojene. Yego. Nashaka Valentine wabaga hano ku isi ya 9 hano Nyabugogo. Umuntu nawe? Nawe uzi? Njye mbambamagara bakambwira ko nawe bazi. Kubera iki? Umuntu gwaye nimero ninde? Slim Jesus. Kambaye ikaze bakunze bacu mbasuye mbifuriza kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi ndi kumwe n'umwana ukiri muto tugiye kuganira abagezeho ikibazo afite kuko bamamagaye abana baza bati uyu mwana akeneye ubuvugizi. Bite? Ni byiza. Umeze neza? Yego. Bakwita ngo iki? Wase Giselle. Wase? Giselle. Giselle. Yego. Yego. Ufite imyaka ingahe? 16. Imyaka 16. Yego. Yego. Giselle. Wambwiye ngo rero ukeneye kuganiriza abantu kabwira ikibazo ufite. Ikibazo ufite ni iki giteye gite? Mfite ikibazo cyuko natewe nda nkiri mutoya. Bikangiraho ingaruka. Naba nsigaye ndara hanze. N'imyenda y'umwana nayo kandi ndigeze mu mezi 6. Nta n'irangamuntu nta mituweli kujya kwa muganga n'ibibazo. Yego. Yego. Watenda ukiri mutoya? Yego. Watewe inda ufite imyaka ingahe? 16. Ubu ngo ufite imyaka ingahe? Ntundi niyo mfite. 16. Yego. Yego. Inda ifite amezi angahe? 6. Yego. Yego. 16 yaruzuye? Yaruzuye. Cyangwa bagutenda ahubwo ufite 15? Oya, yaruzuye. Yaruzuye. Ndi kugira ngo nibaze. Uri kumva? Ubu ngubu ufite imyaka 16 kandi uvuga ko ufite inda y'amezi 6. Bagutenda ufite 16? Yego. Okay. Twinjirira mu kiganiro komeza utubwire. Byaturutse kuki? Inda wagutenda? Nari mvuye iwacu Nyamasheke mu ntara. Bamamagaye ngo baje bandangira akazi Kigali. Banambwira ko gahemba menshi 30,000. Akazi kahe? Ko mu rugo. Ni daruguhamagaye? No mumeri n'ubundi turanaturanye. Nawe banyirukana naramuhamagaye ngo amitike ambwira ngo nta mafaranga asigaranye. Mwaturanye mu mama Nyamasheke? Yego.
turaturanye. abakuzanye Kigali. Abanzanye i Kigali nyine yabonaga n'ubundi kwiga byanze naviriye mu ishuri mu wa 3 primaire ubu ngubu mba ndi mu wa 4 nka segonderi Yego. kuko narenze ubwenge. Yego. Waruzi ubwenge abo uri umuhanga mu ishuri. Hari n'igihe najyaga mba uwa mbere nkaba uwa kabiri. Wabaga uwa mbere mu ishuri? Yego. Wagarukiye mu wa kangahe? Mu wa 3 primaire. Mu wa 3 primaire kandi yarabaga uwa mbere. Kuki se wavuye mu ishuri? Ni papa wari nkuyemo ko ni wa muntu ujya kunywa inzoga agasinda kaza arwana najya ku ishuri amakayi sinyabone imyenda y'ishuri sinyibone uri ku ishuri bagahora banyirukana. Yego. Kuki papa yagukuye mu ishuri? Ni inzoga zabaga ziri kumwongoza akambwira ati ishuri ntabwo nshaka kuryiga arinkuramo mfite imyaka 7. Akakuga ko adashaka kuryiga kubera iki? Mfite imyaka 7 ntabwo nzi ikintu cyabimuteraga ariko nawe mfite imyaka 7 ndabyibuka. Yego. Anjyana muri Kongo marayo imyaka 2. Akujyana muri Kongo papa wawe? Gukora iki? Kwa mubyara we. Kwa mubyara we gukora agiye kugukoresha iki? Nyine niwo yanjyanye wehe ni wa muntu ushaka ngo umwana agende bajye bamugurira inzoga buri gihe wenda nka buri cyumweru bajye bamwigurira inzoga. We yaragutanze papa yaragutanze kugira ngo abone abantu bazajya bamugurira inzoga? Yego. Ubwo yarakugurishije ariko? Nundi ni nkuko byari bimeze ndangije. Kuko ngo papa wawe yagucuruje ukiri umwana? Yego. Bamuhaye ngahe? Ntabwo nza bamuhaye kuko yagendaga akavuga n'umuntu ugiye kunjyana akamuha amafaranga akamuha n'inzoga. Muri Kongo marayo imyaka 2. Yego. Ndagaruka nagarutse ariko tutananiranywe n'uwo muntu twabanaga ahubwo papa uwo muntu papa yari yamwemye inzoga barashwana. Yego. Papa aramurutuzayo. Aguhurutuzayo? Yego. Yego. Ngeze iwacu Nyamasheke akajya ahora avuga ati turi kunaniranwa na mukadata. Mukadata? Yego. Mukadata ubwo mukaso. Yego. Ndagira ngo rero tuhite tugaruka inyuma gato sibyo? Gunaniranwa na mukaso. Ubundi watubwiye papa wawe ko yagucuruje. Kuki mama nta kintu yigeze abwira papa ngo amubuza ati kuki umwana wanjye ushaka kumucuruza? Ngiye mama nawe ngira yanaye mfite amezi 9. Mama wawe? Yego. Nimba yarapfuye nimba abaho nibyo ntamenya. Bwana mfite amezi 9. Yakutaye he? Naye aho ngaho kwa papa kuko mama yari umugore wa kabiri. Yari umugore wa kabiri? Yego. Arana yaraje aguta kuri unuko ngo papa wawe papa yari abatunze ari 2 ako batabana mu nzu imwe. Yego. Mama aransiga arigendera. Araza arahaguta aragenda ajya arigendera. Ubu ntago namenye yagiye akucyonze cyo nuko yanaye. Nimba yarapfuye nimba abaho ntago mbizi. Yego. Ndakura papa arandera n'ubundi ndakura aho urashwana n'uwo mugore we. Yego. Bakajya banandaza hanze ndabyibuka nyiri umwana nkajya ndara mu mikenke nimba muyizi simbizi. Njya nyiraramo ngeraho nzanamaga. Habura icyumweru kimwe ngo mpfe. Habuze icyumweru kimwe ngo upfe? Kimwe. Ngo upfe? Yego. Ugiye kwicwa n'iki? Ko ni nararwaye bwaki nirwa nsabiriza narananutse. Papa si yabaga anyitayeho nukunjugunya ari mu gihoro bundi akigenda akajya kwinywera. Papa yakujugunye mu gihoro? Yabonye bitavamo mama amaze kunjugunya nawe kandi atashobora kundera bakanshyira mu gihuru bakajya kwinywera we n'umugore we. Yego. Nkajya njya gusabiriza ndabyibuka. Ndangije maze nko kugira imyaka 5 gutyo. Yego. Ndagira ngo ndebe ariko ndebe neza. Yego. Maze kugira nk'imyaka 5 mbona umugore araje arantoye w'umwarimukazi. Yego. Ku myaka 5? Yego. Anshyira muri garidiyeni ndiga yari akiri umukobwa. Yego. Ndiga anyitaho yamagaransirita arashira. Yego. Nawe ngo njya mushimira nubwo nawe yaje kugera akitaba Imana. Agera hashaka urugo abyara abana 2
nanjye mba kwa nyina kuko nawe nitaga mukecuru. Bo amaze kubyara abana 2 yitaba Imana. Yego. Wowe ubwo nuko ngo mama yaraje guta kwa papa wawe na papa yarangije arakujugunya. Akujugunya nshize amezi angahe? Nari maze kugira umwaka. Imaje kugira umwaka. Papa yaragufasha ajya kukujugunya mu ishyamba. Mu mukenyi hano umukenyi n'imbuzi simbizi. Yego. Yakujugunya muri ruhurura. Ako nta mazi yacagamo. Icyo gihe ufite umwaka umwe unabibona unamureba? Narabibonaga kuko ntago umwana w'umwaka umwe atabasha kureba. Hari ibintu aba yibuka. N'ubundi ndabyibuka nuko hari bimwe mba ngenda nibagiwe. Ariko azi ko wabyibagiwe. Aragufata kujugunya mu muferege. Aranjugunya maramo nk'icyumweru ngenda nsabiriza. Ku mwaka umwe? Yego. Ukasabirizaga gute ufite umwaka umwe? Narasabirizaga kuko umuntu yanambukagaho nari nzi no kuvuga. Yego. Kamubwira ngo iki? Nari nzi no kuvuga. Nabona afite nk'ikintu ari kurya nkaba ndamusabye. Kandi uvuga uburimi. Uvuga nk'umwana. Nari nzi kuvuga. Yego. Ku mwaka umwe? Nari nzi kuvuga. Okay. Bo. Umugore arantora arandera. Yego. Arandera akajya njyana no kunyoza nyine amagakanshiraho. Amagara agushiraho. Akajya ngurira n'imyenda. Igisurubeti kimwe mama yari yaransizemo. Aragifata arakijugunya. Arangije angurira indi myenda nkiri gatoya. Yego ndakumva. Bo. Akajya bampa ibiryo nyine ndakura. Ndangije gukura ngize nk'imyaka 3 nshyira muri garidiyeni. Nshyize muri garidiyeni n'ubundi ntangira kujya wa mbere nsinda. Papa abonye amaje kugira imyaka 5. Yego. Ngeze kuko buri mwaka narimukaga. Nta mwaka nari kugira. Nta mwaka nimwe wigeze usibira? Nta mwaka n'umwe nari gusibira. Uwo mugore yaramaze gushaka nyine yarabonye n'umugabo. Babyaranye abana 2 umuhungu n'umukobwa. Nawe uri aho ngaho? Njye nabaga ndi kwa nyogokuru nyine umubyara namwitaga nyogokuru. Yego. N'ubu ngo baracyabaho. N'ubu ngo baramuna nyine akishima. N'ubu iyo ngeze mu rugo mvuye ngahana abantu babagatuye ni wa mwana. Yego. Kuko ukuntu nari meze ntago bari gutekereza ko nari kuba ngana gutya. Hari habura icyumweru kimwe gusa ngo mfe. Yagusanze habura icyumweru kimwe ngo kimwe. Ni nawe ujye ubinganiriza. Yego. Yambwiye ati ngiye nagufashe. Nyine uwo mugore uwundi bavukana n'ujye ubinganiza ubwo ati yagufashe ufite imyaka umwaka umwe. Yego. Arakurera. Hari habura icyumweru ngo upfe. Kuko nanamwubahaga namufataga nk'umubyeyi wanjye. Yaratuye hano hafi ku mugenda nimba hazi. Yego. Niho yaratuye niho yarashatse. Noneho maje kugera nko mu wa 3. Maze kugera mu wa 3 umugore amaze gupfa. Papa baraje ati nimumereze umwana wanjye. Yego. Umukecuru aravuze ati se baraguha umwana waramureze? Ngo wape ngo ni mu mwana. Baramunyima bajya no mu buyobozi. Yego. Papa arangije araza kunyitorera ari nijoro. Papa araza kunyirebera nijoro kuko ahita nanjye nambwira ati ngiye papa wawe. Yego. Turagenda ngeze mu wa 3. Banyigishije barambana akambwira ati ishuri wariviremo iki kuba ngo bari wowe ubuyoboye ikigo cyose. Aho gati nuko nguko ubuzima bwagenda. Yego. Hari mubyara wo ba muri Kongo w'umugore. Arambwira ati ntago wamunjyanira ko abanye na mukase nabi. Yego. Umugore wa papa we nta n'ikibazo afite. Nta n'ikibazo namushinja. Ariko ikibazo ni papa. Ikibazo ni papa. Ikibazo nyago ari mukase. Ikibazo ni papa. Ntago najya kwa mukadata ngo mvuge ngo amfashe nabi. Nyina ka mukadata ni kaburamo ariko ntago amfashe nabi cyane. Kuko n'ubundi ibyo gukoresha ubu bikwiriye kubikora. Papa akajya ashaka ngo sinzajya njya gutashya kuvoma wapi. Umugore yavuga yaba mvuzeho akamukubita. Akabakubita umugore. Papa abanjyanye muri Kongo. Ngeze mikoro hejuru neza. Abanjyanye muri Kongo bamuhaye inzoga. Uko papa yagucuruje ku nzoga. Yaragutangaga
bakamugurira inzoga. Bamuhaga nk'injerekani yuzuye agashyira mu nzu. Bamuhaga injerekani yuzuye iyi ngiyi y'urwagwa. Yego. Akajya nko gake gake yashira akongera akaza. Ati mumereze indi nzoga cyangwa umukobwa wanjye mutware. Yego. Inzoga zigeraho nyine zirashira kuko nawe yari umukene yaryaga tuvuye gupagaza. None se kuki yari yaragutwaye uwo muntu? Yagukoreshaga iki kugira ngo akwishyureho inzoga? Nyine ntakunda umuntu wenda naza nkajya ngufasha abana. Yego. Wowe wamufashaga abana. Yego. Noneho we naguhembe bya bindi uhemba nk'umuntu. Nuko ngo icyo gihe wari ufite imyaka ingahe wambwiye 5, 6? Yego yari banze ku 6. None kuri iyo myaka 6 wowe wabaga uri mu rugo. Yego n'abana babiri. Umufasha abana biwe. Ikintu baguhembaga bakwishyuraga baherezaga inzoga y'urwaga papa wawe buri kwezi cyangwa buri cyumweru. Ndangije ndwara amavunja nimba muyazi. Turayazi kabisa. Ndayarwara maze kuyarwara papa kibimenya ambwira ati vayo. Umugore wa papa akajya yirirwa amandura anansigira n'imiti. Yego. Ndakira. Urumva ko ari umwana mwiza. Yego. Maze gukira papa nyine aba arageze. Aba arasaze. Haza undi mugore. Yarasaze. Hoya nyine avuze ati umwana wanjye uri kumufata nabi uzamuroga. Haza undi mugore aravuga ati uyu mwana mume mwijyanira i Kigali. Kuko papa yajyaga abwira uwo mugore ngo azakuroga. Akakuroga kubera iki? Nyine ngo azandoga muburozi. Kandi nabonaga uwo mugore nta kibazo. Ukumva mukaso azakuroga niko yakubwiraga. Ngiye nkumva ko nta n'ikibazo n'ubu ngubu yaba papa ataza kuba hari nari kujya mu rugo iyo ndangayirera mu rugo. Hanyuma ubwo buzima bwanjye bugenda gutyo ngera hano hari umugore waje abwira papa ati mera zura mwana mwijyanire. Yego ndakumva. Aranjyana papa bongera bamusigira inzoga. Nkajya nkora buri kwezi bamwishyura papa akajya abona nta kintu kiri kuvamo akongera akankurayo akanjyana ahandi gutyo ndindagira imyaka 12. Maze kugira imyaka 12 mbwira papa ati rero ntago wajya uhora uncuruza gutya naribika kanicara hano mu rugo. Ndahaguma maze kugira imyaka 16 umugore barambwira ati vuba nkurangira akazi Kigali. Yego. Ndavuga ati se gahemba ngahe 30 kuko numvaga ari menshi ari ubwa mbere nzabanyakoze. Uzayakoreye. Ndamubwira ati naribe ananegera imodoka. Yego. Amana nimero ngenda hamamagara aho uwo mugore. Ngeze Nyabugogo araza aramfata. Arambaza se ufite irangamuntu ati hoya mituweli hoya. Kandi nahoraga ndwara. Uhamaze igihe kingana iki? Amezi 2. Arambwira ati naribe leta yarangiye nishakira umukozi ufite mituweli. Yego. Tahera. Kandi ubwo urumva ko nacitse papa. Namucitse. Yego. Hanyuma rero ibyo byose birangije kuba banyirukana ari nijoro. Yego. Kune namenye na telemosi yamenetse. Banyirukana ari nijoro. Ngeze Nyabugogo nasanga marine nyinshi. Ariko nge ntago nazigiyemo. Bakwirukanye nijoro nka sangahe? 2:00. Nahise njya ahantu ndicara ndigunga. Hari uwo mukobwa nyine abaraje ambwira ati se bimeze gute? Ambwira ati ni sawa. Umeze neza. We mukobwa se? Nyine uwo mukobwa wansanze muri gare. Tubwire neza ukuntu byagenze. Wowe tubwire twenda uwo umukobwa nago wigeze umutungira sinzi aranunguye. Ni umukobwa nyine wansanze muri gare. Icyo gihe bakwirukanye. Warumaje kunga ko bakwirukanye ari sangahe? 2:00. Aho wabaga? Bagusoye 2:00 z'ijoro. 2:00 z'ijoro. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Nunde mfite 16. Ni muri uyu mwaka? Ni uyu mwaka. Yego. Ubwo uriya mwaka urangiye 2025. Yego. Ni uyu mwaka. Arambwira ati ese bimeze gute? Umukobwa nyine twahuye ari nijoro. Yego. Arambwira ati banyirukanye kandi aho mfite aho kurara. Yego. Tevonge kugucumbikira. Ndagenda arancumbikira mu gitondo arambwira ati nose ko nshaka gutaha. Arambwira ati nta tike mfite katubanze dushaka itike. Yego. Azana abagabo 2 ariko nngo nanzi ko ari indaya. Azana abagabo 2. Umukobwa. Azana abagabo 2. Maraharana. Iryo joro nta kintu kigeze kiba. Bwa kabiri
bukeye mu gitondo arambwira ati ntabwo nzajya nzana abagabo ngo bagendere aho ngaho kandi nawe uhari. ese abo bagabo babiri bose baramusambanyije iryo joro? Yego ari wenyine kuko njye yarabimbwiye ndabyanga. Njye yarabimbwiye ndabyanga. Yego njye yarabimbwiye ndabyanga. Yambwira ati aba bagabo nzanye nyine arashize umunsi nje ari nijoro. Ngata abagabo babiri nzanye ugiye gukorana n'umwe musambane nanjye nsambane n'undi ndabyanga. Bukeye mu gitondo arambwira ati ntabwo twabana njye nzana abagabo bakansambanya njyenyine mu gitondo ngo utegereje kurya. Yego ndamubwira ati none se uragira mbigenze gute? Arambwira ati ngiye kujya nzana abagabo babiri ufata umwe nanjye mfata. Nimugoroba arabazana kuko njye nari nzi ko ari no muri buraga ari no kwikinira nyine ntabwo ari buzane arabazana. Umwe nyine mbona umugabo atagiye kunkorakora nahoze none se bimeze gute? Umukobwa arambwira ati ngiye banyishyuye ugiye gukorana n'uriya nanjye nkorane n'uyu. Arankorakora nyine atangira no kunyonga amabere. ngo byagenze bite? Nyine uwo mugabo nta nubwo ari umugabo cyane yari n'umusore. Yego aranka bakaba tangira kunyonga amabere. Arangije ndamubwira none se ushaka iki? Arambwira ati ibyo nshaka se ntabwo ubyumva nshaka ibintu. Ndamubwira ati ntabyo nkora. Wanabikora no ku gahato kuko ni nawe bwa mbere twari duhuye n'umusore. nibwo bwa mbere? Yego ubwo nuko ngo wa mbere yahise agufata ku ngufu? ngo icyo gihe wari isugi? Yego nyine nabyanze nyine abikora ku gahato kuko bari bakenze. Yego abikora ku gahato. Noneho umukobwa mukenda amubwira ati none se kuri kujya uzana abagabo bakamfata uragira bizagende gute? Yanga kunsubiza. Habaga mu nzu ingana gute? Ni inzu y'ibyumba 2 na salo. Ibyumba 2 na salo. Ubwa mbere se azana abagabo ntago babikoraga wumva? Hafi ntago twararanye. Ariko wari uri mu kindi cyumba uko byagenda kose warabyumvaga ibyo waga barimo. Hanyuma ariko wari utarasobanukirwa ibyari byo. Nge ntago narenze ibyari. Yego arangije wari usanga uzi ko indaya zibaho? Uzari nari nsanzwe ko nzi ko indaya zibaho. Yego ariko ntago ibyo bintu nge nari mbisobanukiwe neza. Yego arangije arambwira ati ni gutyo bigiye kujya bigenda ngiye kujya nzana umugabo abagabo babiri ufata umwe nanjye mfata undi. Ndamubwira ati ntago byakunda. Arambwira ati birakunda. Ndavuga ati narebe igireka niryamire wenda wowe bazane nta kibazo ngo ariko ngo ntago uzajya urya. Ndavuga ati nta kibazo nimba ariko ubishaka. Yego bwa kabiri azana abandi babiri. N'uwo ngo wundi nyine arongera arabikora n'ubundi. Yarongeye wa wundi aragaruka. Wa wundi ari kwatsa ubusugi. Arongera aragaruka. Yakwishyuraga ngahe? Ntago yanyishyuraga ariko bishyuraga uwo mukobwa. Ubona uko ngo wowe icyo gihe cyose nta kintu na kimwe bakwishyuraga. Ubwo batangiye kukwinza mu mwuga w'uburayi. Yego hashize nk'icyumweru numva nangiye guhinduka. Ese ubundi mwari mutuye? Nyagakoki. Nyagakoki. We ni wowe w'indaya? Nyagakoki ni hehe? Bano hejuru yo ku isi ya Cyenda. Mikoro uri kuyisiga ubwo naganaye? Hejuru yo ku isi ya Cyenda mu ruguru. Mwari mutuye hara ku isi ya Cyenda. Handi bajya bavuga ngo haba indangamirwa nyinshi cyangwa se haba indaya nyinshi. Ariko nge nyagira ntago nari nzi ko ari kuri abimeze. Yego hanyuma nyine hashize icyumweru numva nangiye guhinduka. Ndambwira ati siko numva mu mubiri ndwaye byagenze gute? Kuri uwo mugabo? Oya iyo ndaya nyine ariyo ndi kubibwira. Irambwira ati ubwo wenda warasamye. Mutima uburandeye. Ati none se narasamye byagenze gute? Ese nuhura n'abagabo kandi mukaba mudakoresha agakingirizo? Ndambwira ati nose kuki watumye biba? Ajya no kugura test arayizana. Yego arambwira ati nyaramo hano ndabikora. Arabireba byose. Yego abireba uko byagenze. Arangije arambwira ati warasamye. Yego arambwira ati warasamye. Ngati ubwo se nzagera iwacu mbabwira ngo iki? Ni kwamubwiye. None icyo gihe nuko ngo umugabo wagutendura muzi? Nge ntago muzi kuko yazanaga abagabo benshi batandukanye. None se kwamaje kumbwira umugabo umwe gusa?
nyine we yazanaga abagabo babiri. uko ngewe urwambwiye umugabo umwe wawe ni ngo wagiye arongera Oya. agaruka bwa kabiri Nyine yagarutse- hashize icyumweru wumva ngo wasabye. yagarutse bwa kabiri ikindi gihe azana abandi babiri Yego. n'ubundi yongera azana abandi babiri. Kwa ngo ku munsi yakuzaniraga umugabo buri buri munsi. munsi Ntabwo byabaga ko wenda ku munsi yaguhezaga abagabo barenze umwe. yazanaga babiri buri nimugoroba nyine akabazana uko ntabwo nakubwira ngo nzu wanenda kuko ngewe nimba yarazanaga umugabo amukuye nk'iriya Yego. Akego icara neza weguke nta kibazo. ntabwo namenya we yari amukuye. Yego. Ndakumva. ntabwo namenya we yari amukuye. Yego. ibyo byose birabaye nshatse itike ngiye hariya kuri polisi Yego. hariya hano muri gare bamereje itike nyine mbabwira ibyambayeho byose bampa itike ndataha. Itike yo gutaha wayo ariko ntabwo turava aho ngaho ntabwo njya aho ndahava neza ndagira ngo numve nyine kuri icyo kintu cyo gusama ubanza ukinsobanure neza ni ukuvuga ngo wambwiye ko buri joro wahamaze igihe kingana iki kwanza? nahamaze ibyumweru bibiri. Buri joro usambana n'umugabo? umunsi umwe wonyine nza niwo ntigeze nsambana n'umugabo ariko muri ibyo byumweru bibiri nahamaze yazanaga abagabo babiri kandi njye ntibanyishyure akaba ariho bishyura ntabwo nabaga nzi ngo bamwishyuye angahe. we ni ukuza ambwira ati kubana n'uyu mugabo kugira ubone aho urara. Yego. Kuki utahise uhava? nawe guhitamo ava ntazi muri gare ngo njye kuvuga ikibazo mfite. Ugeza mikoro. ntazi muri gare ngo njye kuvuga ikibazo mfite naho ngaho ndi narahamenyera. Ese muri gare none waje kwamenya gute? muri gare ngewe nafashe umukobwa namubwira ikibazo mfite. Yego. arambwira ati vaho njye kukwereka ahantu ujya kuvuga ikibazo cyawe baguhita icyo utaye. ndagenda njyana kuri ofisi urabivuga bibwira fandi amereza 5,500. kuri ofisi yahe? hano Nyabugogo. amereza 5,500. wabibwiye afande wuhe ushinzwe ashinzwe kumenya abafite ibibazo yego ndabyumvisha. Yego. Amezi. Wabibwiye afande cyangwa se umupolisi akugiriye impuhwe aguhereza itiki gucyura iwawe 5,000 arabimereza. Yego. ndataha ngeze mu rugo bakajya babona ndi kwirirwa ndyamye ndetse byagenze ute ntabwo ati nta kibazo mfite. nta kibazo ufite kandi wirirwa uryamye nujya kuvoma nujya gutashya guhinga wapi. nateruraga ka 15 nkumva ndazunguriye. papa aratangira guhita bibege. papa akibimenya rero nta n'ikintu nkora aba arahindutse. Yego. akajya ajya kunywa agasinda ubundi batangira guhita bagira agahimano nyine ukoreye 5 akabijyana ukoreye 10 akarijyana hagati ye n'umugore we. Yego. atangira kudahaha mu rugo. Yego. niturye tukaburara baba banatetse akabuza umugore kubima. Yego. kandi ngiye ngo sinegera imbere y'inkono. ndavuga ati ubuzima ntabwo nawe bamo mbanza mbiganiriza mudugudu wacu hambwira ati nose wagutendura muzi ati ntabwo muzi nose ubu turagufasha iki. Ako tugaruka inyuma tugiye kugaruka kuri wa mukobwa wagucuruzaga. Yego. wa mukobwa wagucuruzaga we kugira ngo uhite uhava we akimara kumenya ko utwite yagufashije iki? akimara kumenya ko ntwite. Yego. akimara kumenya ko ntwite yanzaniye imiti. yanzaniye imiti arambwira ati ngwino miti. ndamubaza none se ni iki ngo wowe yinywe ibiri bukubeho ibindi turabyirengera. ndambwira ati ntabwo nshobora kunywa imiti nazi iyo ariyo. kamwe ndagafata ndagatsimba. we nyine ndamweretse ko nabinyweye ariko nahise ngatsimba. ngenda nkereka inda ya mugenzi wayo. Yego. irambwira ati ashaka kukuramo inda kandi nuyikuramo ushobora guhita uhana nayo. mitangira ubwoba cyane ko ari ukiri muto. Yego. mitangira ubwoba. Yego. iyo miti n'ubundi mitanyijugunya. Yego. ndamubarisha ati nabinyweye. bukeye mu gitondo arambwira ati ntabwo twabana utwite. Yego. itahira ujya iwanyu. ndambwira ati nose wampaye itike ngo wapi.
nagati kuko ntago nari nzi no kwa mudugudu Yego. n'abayobozi ntago nari mbazi negera iyo ndaya neretse iyo miti yego negera iyo ndaya yego ariko umukobwa yari yabyanze ko tubana ko yamaze kumenya ko ntwite yego nari yambaye n'imiti yo ugira nimero ze iyi ndazifite urazizi mu mutwe ndazizi ariko yazigize kompoze fone yayikuyeho yagiye asigaye abaho ubundi ibu yagiye biriya tubwire nimero z'ubundi tubanze tuvugisha uwo muntu tumaze impamvu yagucuruzaga twumve nyuma yo kugucuruza impamvu akamenya ko inda watwise zinshyiremo nimero ze ariko wigeze ujya muri RIB ngo utange ikirego ntabwo ibyo nari mbisobanukiwe ngewe nagiye hariya muri ofisi gusa yego nagiye muri nta n'ubwo uzi ofisi wagiyemo iyo ariyo oya niya Nyabugogo wa mukobwa yarayimbwiye bahita bamita iki ngo ni nayo ngeze mu rugo bingendekera gutyo taniga ndagaruka mageze nsanga umukobwa yaragiye yego yego nsanze yaragiye rero mpita ntangira wasanze utakihaba yego mpita ntangira kujya ndara hariya yego masinzirira simbone n'abo bagabo yanampaga ni ukuvuga ngo wagezeho n'abagabo urababura yego kuki abagabo wababuze kubera ko nwite bagezeho banga no kukugura ariko wari wagarutse ushaka kugira ngo bajye bakugura byibuze oya ntabwo ari ibyo ngibyo byari byangaruye nawe navuze ati turavugana mu kanya ati n'ubundi natwaye inda yego n'ubundi nta hantu nzayirerera kanigendere yego mpita nzi Kigali wenda ndebe ko wenda nahita mbona n'umuntu umakazi yego wongezeho wese turatwite ngezeho wese ati ntarangamuntu ufite ntabwo byakunda yego nta n'irangamuntu ugira buriya ntarangamuntu ufite ntangira kujya ndara hanze ariko ntajya ndara muri Nyabugogo yego nkajya aho ngaho ku isi ya 9 ngahicara nkanasinzirira aho ngaho nicaye ubona ko manywa narasinzira yego nakumanywa narasinziraga yego ngasinzira nicaye ngatangira kubwirirwa ngazungera ubwo buzima bwose mbucamo gutyo yego ndangije kubucamo nyine mbona n'indirakuze yego bafata mu mukwabo banjyana Igikondo bigeze kuwufata kujyana Igikondo bamfashe mu mukwabo w'iki nyine w'indaya yego baragutwaye bajya kugufunga mu ndaya banjyana Igikondo icyo gihe ariko wari uteze oya ntabwo nari neza wowe umuntu wese watambukaga bahitaga bamufata ko bavugaga ko ari indaya kuko utari ufite n'ibyangombwa yego bagahita bambaza irangamuntu bagusanze hehe bagufata bansanze hariya kuri Petit Bar ku isi ya 9 Petit Bar ntabwo ari ku isi ya 9 Petit Bar ni hehe ku isi ya 9 ni haruguru kuri Petit Bar ni ku muhanda kuri kaburimbo yego niho bansanze barambaza turi kumara iki hano yego babwira ati ntacyo baramfashe nyine banshyira mu modoka baranjyana bagiye kuburanisha ndaburana ndataha tuva icyo gihe sindasubira Igikondo ntabwo urasubira Igikondo ariko bagufunze aho rimwe wamazeho igihe kingana iki bamfunze cyagiye mu magare mu magare marayo icyumweru n'iminsi 4 yego ndataha naraburanye ndataha yego nyuma ko wongeye kongera kujya mu bintu by'ubusambanyi ntabwo nasubiye kuko inda yari imaze kugaragara umugabo ande bakavuga ati nimujyana iwanjye yego aravuga ko inda ari njye wayimuteye bakabyihorera na shambure sinazifataga ako warabigerageje narabigerageje rimwe ntabwo nakubeshya narabigerageje usubira ku muhanda ngo urebe ko ari umugabo ukugura narabigerageje aho kugira ngo njye ku muhanda guhiga nagera mu burenga ndaryamye nashiduka bukeye n'amafaranga y'icyumba cy'abandi narayabona wowe waragendaga ugafata ndagira ngo nsobanure uburyo mwakoragamo hari ibintu akantu k'icyumba ni ukuvuga ngo mwaragendaga mugafata icyumba ku buntu oya ntabwo ari ubuntu haba amashambure sibye ko bayafunze kubera akajagari kabagamo bakiciramo abantu ukagenda ugafata shambure wenda nk'iya 7 yego njye nabigerageje rimwe gati nanjye kandi biko byamira yego bigerageza rimwe wishyuraga mbere oya yabaga uyafite warishyuraga waba utayafite ukagenda ukavuga uti mumereze ishambure ugakora wishyura kavuga uti ninza n'umugabo aranyishyura ndishyura
yego nuko rero niyo business niko byari bimeze. Yego. Ehe urangije nawe uragenda ubufashe shambure ndayifata nzana umugabo umwe ntaniryamira bucya mu gitondo ntayo mfite. umugabo ntabwo yakwishyuye nose umugabo akwishyura 3 kaguha 2 aho icyumba cy'abandi kandi ari 7. yaraje arakwishyura ariko yaje kwishyura 3 yaranyishyuye nahise niryamira kubera nambaraga nari mfite. yego ndaryama nshiduka bukeye mu gitondo ba nyiri ibyumba baza kunkomangira se amafaranga ari ndabwira ati ntago nakoze iyo niba utayafite baranagukubita baragukubita ukajya kuyashaka najya muhura mu nzira bakakwambura ibyo wambaye. twanga icyo gihe baragukubise ba nyiri utwo tubari ako kabari kitwa ngo iki? ntago ari akabari ni amaroji. nyiri iyo roji yitwa ngo iki? ni hano uzamukinyaga koki ntabwo uzi izina ryayo. yego ubwo njyewe nibwa mbere nayo nanahageze nzi ko ari nyagakoki kwaje munsi. ndabyumva nta kibazo nta kintu bitwaye. ndangije nabwo ati nuse ko nta mafaranga mfite kandi nkaba nirware nkaba mfite 3,000 ngo hapi genda ujye kuyashaka uyazana. twajya duhura nambaye inkweto bakazinkuramo umwenda bakawugukuramo kandi nta n'isoni baba bafite. waba wambaye ubusa ntibikureba bawugukuramo bakigendera. bigeze aho mbona ubwo buzima ntabushobora mpita mbyihorera. ni ukuvuga ngo hari wenda twirukanse wageze aho ukimara guterwa inda usubira iwanyu. none usubiye iwanyu ugeze iwanyu mu cyaro mama na papa wawe cyangwa se mama na mukaso barananiranwa uhita uvuga uti reka nigarukiye Kigali wa mukobwa nzi ukuntu yakoraga akazi none nkore nk'uko yakoraga ndebe ko nabona amafaranga. nanjye nibyo naje nje gukora kuko n'undi nageraga ku mushyire nambwira ati akazi ko mu rugo irangamuntu irihe uranatwite kandi hari imirimo iba igenewe umugore udatwite. ibyo byose birabaye mpita mfata shambure kuko nabonaga abagabo bakambaza ngo ufite shambure wapi ufite shambure wapi nifata rimwe nyine bingendekera gutyo barananyirukana bakajya bankubita aho bambonye hose nubwo iyo duhuye barambwira ati nubyara uzabona ibizakubaho. ngo bizagenda bite? kandi iyo umaze no kubyara banagukubita ukajya ubishyura mpaka ashizemo. yego bagukubitira iki se? kuko utabishyuye bagukubita kwishyuza. yego ntabwo twishyuza ntabwo twishyura ntabwo ati nose ko nawe mfite ngo uretse numara kubyara. hanyuma rero inda simaze gukura inganya gutya ntabwo nabaga nyibasha kuba nambara akagakabutura kageze hano kuko inda yahitaga igaragara. ngenda nyine umugongo umeze ukuntu ntakigenda amagaze neza. yego baranahari batwite ariko ntabwo ari kimwe nkanjye. ntabwo ari kimwe nkawe bubona ari n'abakuru. ibyo birabaye birarangiye kubona umugabo wapi bakajya bambona bakantinyatura n'umwana kandi afite n'inda. ntabwo twamujyana. ese ntabwo ujya utekereza byibuze uvuga uti ugereranye ugutu uyu nguyu ashobora kuba ari papa w'umwana wanjye? ntabwo nabigereranya ngo mbimenye kereka mbeshyeye umuntu kandi kubeshya ntabwo nabishobora. ntabwo abishobora. ese naza nka kubeshya ngo niwo wanteye inda. ugeze mikoro hejuru. gusa hari ababishobora kubeshya ati niwo wanteye inda. ese ujyanye waryamanye n'abagabo nka bangahe? ni nk'abagabo 10 kuko muri icyo gihe nkiri kumwe n'uwo mukobwa ni 5. nsubiye mu rugo ngarutse n'ubundi ba 5 nta n'undi wiyongere kwiyongeraho kugeza indanze nganye gutya. ni ukuvuga ngo inda yawe itaratangira kugaragara n'ubundi hari abandi bakuguze. yego ariko noneho hari abagabo 5 wozi neza ko mwaryamanye mbere yo kutwita. njye ntabwo naba mbaza amasura ntabwo nabamenye. ni ukuvuga ngo mwahuraga nijoro utandiye bisura. reka ubona rwakibuka uyu nguyu twararyamanye nta n'umwe wabikusura. ntabwo nabibuka. abagabo nese hano mwabaga ntabwo habonaga bazaga nijoro saa 11 bakigendera za mu gitondo. yego ntabwo warebaga n'isura se? kandi baransigaga ndyamye. nta tara mwagiraga se aho mwabaga? hari icyumba kimwe kitabagamo itara icyumba cyanjye nta tara ryabagamo. ni ukuvuga ngo wowe wajyaga kubona bakohereye umugabo araje gusa wowe warangiza
ukapfa kuryamana utazi ngo ndi kuryamana ntazi ngo nande ninde kuko yabaga yananyica kuko ntago nabaga nzi ngo ninde utazi ngo ni inzobe cyangwa ni n'isura igikara ye ntago nabaga nyizi yewe we uko ngo mu bantu bose mwaryamanye nta n'umwe uzi nta isura ye n'umwe nzi nese basi ntabwo wajyaga muri salo hari ukuntu umuntu yaje mubanza mukaganira muri salo ntabwo wageraga muri salo muri salo kandi barazaga nka saa 4 z'ijoro saa 5 naryamye wowe basanga n'ubundi wiryamiye ntabwo wajya gusohoka mu rugo bajyaga baza basanga naryamye ku manywa wakoraga iki ku manywa nirwaga mu rugo ndi nko gufura nkoza n'amasahani nimugoroba ngateka umukobwa yagiye yego agiye kuza gushaka abagabo namara guteka nkarya nkiryamira saa 4 nkajya kumva nkumva abantu banguyeho yego bakanyinguza ariko umukobwa wabaga yifite urwo rufunguzo agakingura nkajya kumva nkumva akinguye ku cyumba cyanjye tibyuka nkwereke nakingura nkabona yinjijemo umugabo ugenda ukorane n'uriya nanjye kuba nkurana n'uyu ubwo ati none se uyu mugabo nkwereje hano ngo bigende gute abwa ati nimukorane nkamubaza ati none se tutanyishyuye cyangwa tugiye gukorana iki ngo sinishyura mukobwa bikaba ari gutyo bigenda none se ugambira utakaza ubusugi byavuturutse kuki andi nyine ku busugi ndagira ngo ubwambere kuko wambwiye ko ujya muri ako kazi wari isugi ubwambere nyine umuntu wa mbere wagusamanyije ari isugi yagusamanyije uri isugi yanakwishyuye ntabwo yanyishyuye we yabaga yavuganye n'uwo mukobwa ndagira ngo umbwire none umunsi wa mbere byari bimeze bite byari ibintu bidasanzwe ngize mikoro heza byari ibintu bidasanzwe njye n'ubwa mbere nawe mbyumvishe mu buzima bwanjye kuko no kugenda byarananiye niriwe ndyamye uwo munsi unatakaza ubusugi ku muntu utazi isura ye ntabwo nari muzi niriwe ndyamye amaraso ari gutakara nkibaza icyabaye bikanyobera mbaje uwo mukobwa arambwira ati ni gutyo bigenda urangije nyuma y'ibyumweru 2 ndamba ndayitwaye yagufashije nta kintu na kimwe yagufashije nta kintu na kimwe yamfashije njye namaze kumubwira ibyabaye arambwira ati akira inamito yewe njya kubaza mugenzi we ngati ibyo nibikuramo inda ushobora kujyana nayo cyangwa nuko ngo yashatse no kukuramo inda yego yashatse kukuramo inda akimara kuyigutuma utwito yego cyangwa bikakwangiza hanyuma papa wawe we abivugaho iki papa wakibimenya kuko bimwe nakubwiye ngo igikondo baramfashe baramfunga bakwaza nimero z'ababyeyi baramfotora yego foto bayohereza ku rwego rw'akarere yego papa arayibona arambwira ati wowe usigaye ujye Kigali ukaba uri indaya none ukaba unzaniye inda arambwira ati ntabwo ndi indaya bamfashe ku ngufu none wageze muri gereza gute arambwira ati nari mpagaze ku muhanda aho nakoraga banyirukanye yego babaranjyanye ati warinda ya ntago bikunda tibagufashe uhagaze saa 5 z'ijoro utegereje iki ku muhanda kananjye numvaga ari byo byari kumbwira kandi byavugaga nibyo nanjye ndi kumva byari nibyo nambwira ati nta kundi nyine byarabaye munyihanganira kuko yaranankubitaga papa wawe yaranankubitaga kandi icyo gihe mutari muri kumwe nyine yarankubitaga akimara kumenya ko naje nwete yego kigera yego akankubita ndagira ngo none umbwire ingaruka indaza gutwita byaguteye n'inkize ngaruka uko nyimara ntaratwita nisanzuraga ku kintu cyose mbonye ubu ngubu nta kintu naba nisanzuraho ntago naba nkigira nk'uko nigeraga kera wigira gute kera ubu byarahindutse kera wigira gute kera numvaga ko ikintu cyose nshoboye nagikora ni nk'ikihe kintu wakoraga kera utagikora ariko ubu ngubu byarahindutse ni nk'ikihe kintu wakoraga hari ukuntu umuntu yataratwara inda yumva nta kibazo afite nyine ari uriho wakoraga siporo yego siporo nyinshi cyane wakoraga nk'ize siporo njye nakundaga gukora siporo zo gusimbuka mu rugo bakaba banambwira ati kora iki ngiki ngagikora nihuta ariko nari nangiye kujya nkora ikintu gake abagabo bakubwiye ko bagukundiraga iki
iki nta kintu bigeze bambwira nabo mwaryamanaga nta kintu bakubwiraga kereka abo abashize abigihe gishize bakubwira bambwiraga ati wowe uracyari umwana waje mu kazi ukiri umwana kandi abana nibo tuba dushaka ubwo n'ubundi urebye aho ngaho yego ngaho twakoreye ikiganiro cyashize haba hari abana batoya yego hari mu imyaka 15 16 yego batwite oya bazima baba bakiri bazima yego barimo na 13 barimo udutoya nyine kandi ugasanga abagabo nibo bakunze nanjye abagabo barankundaga bakagukundira kuri moto yego ariko ngo disi baragiye sinde mugabo waba ukikugura udafite indingana gutyo biragoye jya wifuza ko hari uwakugura sobo nanjye ntabwo nyibyifuza kuko n'ubundi byarandangiranye igihe cyararangiye ubu ngo igihe cyawe cyararangiye niko bitekereza ntabwo cyarangiye ahubwo nibwo kigiye gutangira cyararangiye oya kigiye gutangira kandi gitangire neza utagikora uburaya umeze neza ufite n'umwana kandi bavuga ngo umwana ni umugisha sibyo kandi umwana ni umugisha ariko biraba bitandukanye n'ubuzima bwanjye narindi muke abo nibwo bugiye kuba bwiza rero bwiza kandi ndarahanze urara hanze ikibazo no kurara hanze nicyo kibazo njye ndara hanze ino myenda nongera yonyine mbona ukurara inyicara abona amaguru yanjye aho natangiye no kubyimba amaguru yatangiye kubyimba kubera kurara hanze none se uba wumva ari nk'icyo kintu cyaguhindurira ubuzima wabona byibuza ubuzima bwawe bukamera neza njye ndamutse mbonye inzu yo kubamo nkabona imyenda y'umwana wanjye nkabona n'ibyo kurya nakwicara hamwe ngatuza nubwo ntabwo urabona n'imyenda y'umwana nta n'igisurubeti nta kimwe mfite n'isaryo warabajije wumva imyenda y'umwana ishobora gutwara angahe haba harimo iya make make haba harimo utwenda twa make make ntabwo uramenya uko bimeze yego okay reka mpamagare wa mugabo wa mudamu nkuramo password reka mpamagare wa mudamu uwo nguwo wagucuruzaga numve ese nyuma yuko agucuruje ese ubundi nawe urwo wowe cyo gihe bagufunga ntabwo wigeze uvuga uti umutangamo uvuga uti uyu nguyu ni wowe wabiteye ubwo nasobanura ko ni ingerwa na 68 yego bakagombye kuvuga uti uyu muntu yarancuruje cyangwa aba ari kwivugira buri gihe ntabwo agituye ku isi ya 9 we aba ari kwivugira aba ari busy cyane alo bimeze bike kora mvara umugabo alo yego umeze neza yego yitwa ngo iki alo ndakumva uyu mukobwa yitwaga ngo iki yego ko nashaka Valentine wahe ntabwo nimero ariyo niyo yawe kubura buri gihe murambahamagara bakambwira gutyo niko yego nashaka Valentine wabaga hano ku isi ya 9 hano Nyabugogo umuntu nawe uzi buri gihe murambahamagara bakambwira gutyo ko nawe bazi kubera iki umuntu urwaye nimero ninde oya ngewe nuko namushakaga wamushakaga namushakaga kabisa bisanzwe kumuvugisha uwo Valentine nawe nzi pe yego uko jewe tuvugana ndi mu majyepfo yego mu karere ka Gisagara yego gore urumva umuntu w'Inyabugogo kandi ntirukanya vugo hashize umwaka yego nuko twari tumaze igihe tutamubona twagira ngo twumve ubwo rero sinzi none ko iyi nimero ariyo yakoreshaga iyi nimero ni iyi uhamagaye kuherwa na kangahe kuherwa na 68 68 iyi nimero nuyireba neza ibaruye ku mugabo bitandagije Imana Innocent kuri ndagije Imana Innocent ni wibaruyeho kandi n'ubundi ni yawe ubwo rero habayeho kwibeshya ngo mwibeshye nk'umubare
sawa sawa. byashoboka. buri gihe murampamagara bakambwira gutyo, Buri gihe bakubwira gutya. buri gihe bambwira gutyo, Mm. buri gihe afite umugabo, Yego. buri gihe bahora bambwira gutyo, buri gihe Mm. njye nampamagara mbwira ati se basi ubahe ngo nze twibanire kuri ibibazo byankomeranye. Mhm. Umugabo arambwira ati ntago nzi ahantu asigaye aho. Yego. Uyu nguyu. Uyu ni umugabo we. Yego. Reka noneho mubaze nimba atari umugore we. Ndaje mbimubaze. Sinzi impamvu atitaba. None se bano bantu bashinja iki wowe? Allo? Yego. None ko biri kugaragara ko bari kuvuga ko ari umugore wawe? Ari umugore Ni umugore wawe ngo Valentine. wapi se? Yego. Wapi? Naye ndi kumwe hano n'umwana. Abavuga amagana he? Ndi kumwe n'umwana hano babanaga. Umwana babanaga? Babanaga mu nzu aho yakoreraga kandi iyi nimero yambwiye ngo niyo. Niyiwe Ntabwo ndabizi. mfite. Yego. Okay, nta kibazo. Yego. Ubundi wo mushinja iki yo Valentina? Umushinja nk'iki kintu umushinja mu buzima bwawe? Njye ikintu umushinja ni ukuntu yanyiciye ubuzima kandi nari mbukunze. Yego. Nari mbukunze. Buri gihe ndamuhamagara bikagenda gutyo. N'igihe nigeze kumuhamagara nsanga niwe uyifitiye ubwiwe bwite. Ndamubwira ati si ko ibibazo byandengendekeye gutya kandi ukaba uzi ko aho wabiteye biragenda gute. Ngiye ibyo ntabwo bindeba babona arigendeye. Gato nose usigaye ubaye kambwira ati mba ku Gisenyi no nsigaye nkorera. Gato nose washatse umugabo kuryo utakemera ko tubana ngo yego naramushatse. Kandi byararangiye nari nagukuye muri Nyabugogo wabuze uko utaha. Yego. Yego. Wabuze uko utanangiye ndagucuruza. Yego. Iki kintu none usaba ribu cyangwa ubuyobozi? Njyewe ndabamumfatiye bamumanira. Bakamuhana gute bamubuziza iki? Bamuziza ko yancuruje akanyicura ubuzima. Yego. Umuntu yanamuhamagara ngo anamfashe agatangira kuvuga ibindi. Yego. Nta zindi ndwara wahuye nazo? Nta ndwara mfite kuko ku muhima iyo ngiyeyo barampima. Yego. Mbere na mbere abanza bakampima sida. Bagahita bampima n'umutezi. Yego. Kuko ibyo nibyo ngo bigira ingaruka ku mwana. Babona ntabyo mfite bakajya bamvura bisanzwe. Yego. Ni ibyo byo baba basanze nta kibazo ufite? Yego. Okay. Nta kibazo buriya ubwo bagupima akabona nta kibazo ufite. Hanyuma rero hari abantu baba badukurikiye buriya kandi rwose bagira umutima wo gufasha. Urumva? Abo bantu ubu ni iki kintu babasaba? Ndabasaba ubufasha. Basi mbona aho kuba. Yego. Mbone n'imyenda y'umwana. Mbone n'ibyo kurya. Yego. Papa we ni iki kintu musaba? Papa we ndamusaba wenda nzajya no mu rugo mfite uwo mwana azanyakira neza basi. Kuko ngubu ntabwo ufite aho kuba. Yego. Wamuguhamagana nkamugusabira ko yagucumbikira muri kino gihe kugira ngo ugumye kwandavurira muri Kigali koko. Papa we nta telefone agira. Yego. Yego. Hanyuma se mukaso bose hari ukuntu bagira telefone babura inzoga zo kunywa bagahita bayijyana mu kabari. Akabari bakayitanga. Yego. None ubwo ushatse kubavugisha bavugisha ute? Sinjya mbavugisha. Yego. Bo bajya kubona akabona mbahingutseho. Yego. Yego. Ntabwo ujye bavugisha? Yego. Na n'umuturanyi? Yari umuturanyi. Nzi nimero ziwe. Yego. Nta muturanyi uzi nimero ze? Oya ndamuzi. Yego. Baturanye bya hafi? Oya nawe yari umwarimukazi twabanye. Yego. Papa ari we ancuruza nyine nkajya nkora kwa mwarimukazi bamuhemba. Yego. Uracyari muto rero. Uko byagenda kose hari icyo ababyeyi bakugomba kuko ntago urageza mu gihe cyo kwigenga, sibyo? Imyaka 16 ubu ngo niyo ufite iba ari mikeya, sibyo? Kandi iyo umwana atewe inda ntago bivuze ngo okay. Nimba utewe inda n'umuntu utakuzi ntago bivuze ngo n'ababyeyi nabo bahite bagutererana. Uhituza urare ku muhanda nk'uko wabivuze. Bose namwe umuntu ugira ushimira muri buno buzima bwo kurara hanze? Uzubu ndashimira nde? Nimba nshobora kuba ndara hanze umuntu tuganiriye akaba ari umbwira atakira igihumbi ujye kurya. Yego. Mbayeho gutyo ngo nyine umuntu tuganiriye nkambwira ubuzima bwanjye no mu igihumbi cyo kurya. Yego. Yego.
nuko ngo nta muntu n'umwe ugira ushimira ubwo icyo ukoze uyu muntu yigeze kuncumbikiraho. nta muntu wigeze uncumbikira muri Kigali. Ariko inkorora nayo ni ikibazo. Inkorora yo iterwa n'iki? Ko wakunze gukorora cyane? Ni kubera ko ndarahanze, nta ndwara n'imwe mfite ahubwo kubera ko ndarahanze. Uba wumva hari nk'igihe Imana izabihindura? Yego. Yego, Imana izabihindura. Ujya usenga? Ndasenga. Yego. Yego. Ni nk'ikihe kintu ujya ukunda gutekereza iyo uri wenyine? Mba numva ndi gutekereza ko Imana izampindurira ubuzima abaho neza. Kandi bizaba. Jya wigunga cyane? Ntabwo nyipfa kwigunga cyane, gusa nigungaga nimara kumenya ko ntwite. Kwigunga. Ujya ukanarira? Kandi ntekereza ubuzima bwanjye n'ubundi naciyemo nkarira. Urarira? Ukunda kuri buri gihe urarira buri ubitekereje? Buri gihe mbitekereje. None ubwo uba wumva ari nk'ikihe kintu byibuza cyaguhindura ubuzima? Mbonye aho kuba basi ubuzima bwanjye bwaba buhindutse. Ukabona aho kuba byibuze, ukabona n'umuntu ukugaburira cyangwa ukabona icyo kurya. Yego. N'iki kindi mbwira nk'ibintu wifuza mu buzima twumva nk'icyo umuntu agufasha. Nifuza kubona inzu yo kubamo, basi nkabona nta myenda y'umwana, nkabona n'icyo kurya, nkabona n'amafaranga nkiga uwo mwuga basi. Wigeze ujya mu rukundo? Reka. Nta muntu n'umwe urakundaho? Nta muntu n'umwe twigeze dukundana. Kubera iki? Naje i Kigali aribwo ngitangira gukura, n'ubundi aribwo nyibona imihango, nta muntu n'umwe mvugana nawe. Nta nubwo nakundaga kuvugana n'abasore cyane. Ntabwo byari ibintu byawe ku buryo utigeze ujya mu rukundo ku buryo uvuga ati wenda hari runaka nahemukiye? Reka. Ariko basi hari umuntu uhura nawe ukumva uramukunze? Gusa njye naba nyikunda abagabo ngo bimarire iki? Just gukunda umuntu? Naya byararangiye. Ukumva umuntu uramwikundiye? Reka. Nta marangamutima ugira? Ariko ugira impuhwe? Ndi impuhwe zo ndazigira, ko nanone hari igihe nshobora guhura n'umuntu nkabona nababaje kundenza, kuko hari abababaje kundenza. Yego. Bariho. Ugira nimero, dugira telefone ku buryo umuntu ashatse kugufasha yayikubonaho? Kiri kumaha nimero zawe wenda nkaguhamagara. Yego. Yego. Ni kuba umuntu ashaka kugufasha, umuntu ushaka kuguha ubufasha uri bukurikirane kino kiganiro mu itangazamakuru. Hari abantu benshi bakurikirana kino kiganiro bakavuga uti uyu mwana reka mugurire agasukari, reka byibuze. Hari n'umuntu ushaka kuvuga uti uyu mwana ko mfite inzu mu cyaro kandi idafite umuntu yibamo, uhamwohereza akajya kuba yibamo. Sundi wabyemera kuba mu cyaro? Nabyemera, apfa kuba ari mu nzu. Apfa kuba ufite ahantu ho kurara. Cyo kurya ukiyeranja. Yego. Yego. Niye nimero umuntu akubonaho rero ushaka kugufasha? Nta telefone mfite, nicyo kibazo. Nta telefone ufite? Nta kibazo. Noneho umuntu ushaka kuzagufasha ubwo azakoreshe nimero yanjye, sibyo? Yego. Ubwo azakoresha nimero yanjye, bazamvugishe, abantu bashaka kugufasha nzabahuza, sibyo? Yego. Ni cyo kintu cya gituma ukunda kwigunga cyane, nibyo ngibyo wambwiye n'ubundi. Sibyo? Yego. Papa wawe rero uheruka kumuvugisha ryari? Papa mperutse kumuvugisha turi mu rugo gusa. Hari ibintu byabaye ku bantu bagacika intege bagashaka kuba bakiyahura. Wigeze ugerageza kwiyahura? Reka. Nahise niyakira nyine. Yego. Ni cyo kintu kiguhereza icyizere mu buzima? Byagiye nica nyine ngatekereza nk'agati n'undi Imana yatumye napfa ngana kuriya, nayo n'igihe izankura mu buzima bubi ndimo. Mama wawe, amakuru ya mama wawe rero? Nta n'agasura ke? Mama ntabwo muzi. Gusa njye abantu bamuzi barambwira ati usa na mama wawe, kuko ntabwo muzi. Ese mama wawe yagiye ntabwo rega ari ukuntu wenda baragutari mu gukura basi akaza gukurikirana mukamenya ngo araha? Ntabwo nzi ngo araha, sinzi nimba nabaho. Yego. Mama aramutse abonye iki kiganiro n'ubu ni iyo message wamugenera? Basi nyine aramutse akibonye akaba afite ubushobozi, sinazabura n'ahantu mubona, basi nkagenda tukabana.
ugiye ukamubona ntabwo ujya umugira umutima mubi ngo wumve waramurakariye ntabwo njya murakarira kubera iki ubundi nawe ni ibyamubayeho byose biba byaratewe na papa yego papa ariko ni umunyamakosa cyane byose biba byaratewe na papa ubwo hari igihe ndi nganira na shangazi ngambwira ati papa yahoraga amwirukankaho buri gihe ashaka kujya kumuroha mu kiyaga yego ushaka buri gihe kumwica akamwicira iki papa ni umugome nda narumugirira kuko ari papa ariko ntibikuye ko ari umugome niko yes ni ukuvuga ngo urukundo ruramugira ariko ntabwo bikuraho ko ubona ko ari umugome kandi n'ubundi bigaragara yego n'ubundi biragaragara yego tugaruke rero hanyuma harya tubwiye umwana afite ubunga amezi angahe egeza mikoro hejuru 6 uritegura kubyara ubwo ni mu kwa kangahe mu kwa gatandatu n'isi iyo ugiye kwipimisha cyangwa kwisuzumisha amafaranga yo kwishyura yakurahe nishyurirwa na leta wishyurirwa na leta ubu ngubu leta iragufasha leta yoho ndagenda wenda naba ndwaye nkajya kurisanga bakampa urupapuro runyemerera kwinjira mu bitaro akaba ariho nivuriza bya bindi bavuga ngo leta ni umubyeyi urumva ko ufashwa n'ubuyobozi kuri ubu ngubu kandi ufite umubyeyi wawe ufite papa wawe wakagombye kuba agufasha ndamufite ni irihe jambo papa wawe yakubwiye rijya rikwaza ku buryo umwita umugome ibintu yambwiye bimbabaza ni byinshi uzaba utaramwe mu ishuri ntabwo mba ndi kwiga nk'abandi bantu uri kwiga so reka rero mushimire wakoze ubwo urumva abantu mukurikiye kino kiganiro mwakireba muri bangahe nimushaka muzakirebe muri 3 cyangwa bangahe ariko buri muntu wese uzareba kino kiganiro azagira ikintu afashe umwana turebe ko ejo bundi yagira gutya akabyara ariko akabyara mu byishimo sibyo akibaruka imfura yiwe mu byishimo ndetse kandi tugerageze tumufashe sibyo dusoza ni cye kintu wasaba abantu bakureba ndasaba abantu bandeba kumfasha yego kamubufasha bafasha abana bo ku muhanda bose bakamfasha yego cyane cyane asiya mugore w'inzahuke umugore w'inzahuke umugore wa Pastor Theogene umugore wa Pastor Theogene niwo bisaba cyane kubera icyo ariwo bisaba kuko niwe nyine umutima wanjye numva ushaka uko numvishe bafasha abana bo mu muhanda bameze nkatwe turara mu muhanda yego wenda nashobora kuzakubibona cyane ko bafasha abana nkamwe mu nzahuke n'iki akaba yagufasha sibyo umuntu wese ureba kino kiganiro wese dufashe uyu mwana turebe ko yazagira ukuntu abaho tumuhindura ubuzima nawe aseke ndetse kandi byibuza ushaka kumureba ukagira n'ubufasha ushaka kuba wamwishyura n'inzu yo kubamo hari inzu za make zibaho ushaka kumwishyura nk'inzu akavuga ati wenda azabyare afite ahantu ho kuba ndetse kandi n'ibyo kurya nabyo arabikwiriye sibyo reka ngushimire wakoze yego